nkanjye yanga nimfashaho icyonza abantu bakivugiza na Nyamirambo hariya mu biryo bazarira shakwe muzasanga induru wajya unirero yatsinza peri nta muntu uzaryamira iryo joro abanyakati harya ni banyakati ni Gasenyi ayi we data we bamenye ko baravuze ngo yanga yararokotse asigari muri reyo uyu munsi uziyongeye kuri stade banirwa nka kingi nta muntu uzaryama rubanga rapfuye se ruwaryamye nduru zaravuze aba barimo nibizavuze impundu nka cya pipi kimwe kiromba cyanya kwicwa n'uburoro ureje gishobora no kuntanga ureje uragisenga ngo cyama yanga gapta urucira mukaso rukajyana bene wanyu ntabwo ntabwo nsinzira z'Imana gusa icyo nzi cyo turi mu bihe by'isarura bitegeze kubaho igihe nari nzi ko ngiye gupfa igihe nari nzi ko nsigara ngiye gito cyane ngo mpfe kuko ndibuka umuganga yarambwiye uwo mu Rwanda yitwa Eric Rutaganda ariko abimbwira atari ukunca intege arambwira ati ihute kuko inkuru nziza nuko tuzaraga ubugingo buhoraho n'ubugingo buhoraho ubugingo Yesu yaravuze ngo byamarira iki umwana w'umuntu kumuha iby'isi byose ariko akabura ubugingo bivuga ngo ubugingo buhenze kurusha ubutunzi bw'isi bwose ibyo nibyo tuvuga rero nibyo tubwira abantu batazi Imana nkuko nanjye byangendekeye nanjye nuko byangendekeye ndibuka najyaga mpura n'abahanuzi bakambwira ati wowe uzakorera Imana ariko simbyumva nabyumva ko bahanuye nakoze kuza bashiriwe munambaye nabi murakapfa gusa mugende musigema bambaye neza abambaye nabi barimo baragenda bafite n'amabondo mabi baryana nabi kubera ko nta mafaranga bagira murakapfa gusa bambaye na bya boda doruriye wajya ni ikibonge kumbe n'inzoka abashiriwe murakapfa gusa abakire ndabakunda mukomeze rata mwicare turi kumwe Imana ishimwe we haleluya ndabakunda rwose impamvu nishimye nukubereye amagambo azamutse ubusirira bwanyu bushize mudafite amafaranga abeshya bo bicaranye ngo ngiye kwihagarika ubabeshye kugiye kwihagarika ugaruka kandi ushiriwe ugende nk'ugiye kwihagarika ni yanga ndabakunda kandi impamvu bakunda murayizi mwebwe ndabizi impamvu mu nkunda ndababwira mugaseka ntacyo mu marira kahige bene wanyu kicwe n'uburoro aga filime ngatuye Mama G Beburaka umwe w'Iromba mu bacuranzi no umunyakiromba birazwi nabaje uhora wari ibijumba bikonje ngo wape mwana nakivukanye ngo bambinditse nabi abandi babindi kudutafari we ngo bamibindikaga inda dutangiye dute rero Imana yanga abantu bayishimisha umuntu ngo imitima iri kure nujya kuvuga uti Imana ni nziza nukuri bijye bikuva ahantu bijye bikuva mu nda bijye bikuva ahantu hakomeye njyewe ndabivuga ndabihamya Imana ni nziza nta nubwo twabona ngo uburyo tubivugamo ngo twemeze ko Imana ni nziza kuko turi abantu tuvuga indimi z'abantu kereka tubonye indimi z'abamarayika nibwo twavuga ubwiza bwayo maze yadukunze turi babi nicyo kintu gitangaje ku Mana mu gitondo yavuga iti mwese ni murimbuke ndema abandi banyubaha ariko irangira dukunda kubera ko yaturemye ikadushyira mu mwuka wayo buriya Imana ni umwuka byanditse muri Yohana 4:28 ngo Imana ni umwuka n'abayiramye bagomba kwiramya mu kuri no mu mwuka kandi ngo ire mu muntu yamuhumekeye mu mwuka wayo bivuga ngo sabe ahuri hari icyo twaye Imana iha agaciro utajya uha agaciro buriya ibya kamere uyu mubiri tujya dukunda kuwambika tukawunezererwa tukaba proud turakomeye umuntu uvuga ngo arakomeye aba afite ikibazo umwuka w'umuntu murimo ufite ubumana w'Imana iha agaciro ntabwo twakabaye proud yabo turibo nuko dusa nuko duteye nuko tugenda ahubwo twakabaye tuvuga tuti iki Imana yaduhaye tukigaburira iki niturebe inyuma icyo ni cy'Imana iha agaciro niyo mpamvu idukunda cyane yakunze abari mwisi cyane kandi iby'Imana yabari byinshi ngo kuko yakunze abari mwisi cyane yatumye itanga umwana wawe ikinege ntabwo yadukunze urukundo rusanzwe cyane ijyaho ngo kandi itanze ubuzima itanga